Bruce Melody ubundi yinjira mu muziki urabyibuka umunsi wa mbere uvuga uti njye ibintu bigiyemo? Kuko navukiye mu rugo ari abakristo, navukiye muri korali. Ahubwo wenda mfata icyemezo cyo kuva mu ndirimbo zo muri korali nkumva ngiye gukora nkanjye njyenyine. Nticyashize igihe hari nka ryari nari ndi muri primaire nyine ntangira kwandika indirimbo yanjye ya mbere KGB yari igezweho. Ni muri icyo gihe wandika indirimbo nyine kugira ngo numve na umuhanzi ku giti cyanjye. Sinari narazi ko haba izindi ndirimbo nyine kubera mu rugo batwumvishaga indirimbo z'Imana gusa. Ikaze nanone kuri Chris Online TV, ikaze kandi ku kiganiro menya byose ku. Iki ni ikiganiro tugiye kujya tubagezaho cyitwa menya byose ku. Ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru ahagije ku kintu runaka cyangwa ku muntu runaka. Uyu munsi twabateguriye kubagezaho umuntu yitwa Bruce Melody Itahiwacu cyangwa se Igitangaza, Munyakazi n'andi yose muzi. Kuri ubu ufite indirimbo yihagazeho iri ku bice bigacika yitwa Sowe. Aha avuga yuko indirimbo yitwaga Soweto, byo yari gutebya avuga Sowelo mu ndimi z'abanyamahanga cyane cyane abanyamerika nk'uko bakunda kubivuga mu mivugire yabo. Ariko indirimbo ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye zicuruza umuziki akaba yarayise Sowe. Namwe utarayireba yanyarukiraho akamenya uko bimeze. Amazina ye yitwa Itahiwacu Bruce, akaba ari umuhanzi nyarwanda ukoresha amazina Bruce Melody. Bruce Melody yavutse mu mwaka w'1992, avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanzi Bruce Melody akaba avuka ku babyeyi bombi. Ise yitwa Galvin Ntibihangana, nyina akitwa Muteteri Verene. Bruce Melody akaba avuka ari umwana wa kabiri mu bana bane. Bruce Melody kandi amashuri abanza akaba yarayatangiriye ku kigo cyitwaga Camp Kanombe giherereye i Kanombe, naho amashuri yisumbuye ayakomereza ahitwa icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize ahitwa Efotec nacyo giherereye i Kanombe, naho aza kuyasozereza ahitwa Islamic, icyo kigo giherereye i Rwamagana. Uko Bruce Melody yatangiye umuziki cyangwa se uko yatangiye ubuhanzi, Bruce Melody avuga yuko yatangiye ibintu byo kuririmba cyangwa kwiyumvamo umuziki akiri umwana muto, aho yabihereye mu rusengero i Kanombe, aho yasengaga mu rusengero rw'abarokore cyangwa se abo twita ADEPR. Aha avuga yuko yajyaga ahimba indirimbo ariko batajyaga bamuha umwanya ngo azitere, yarazihimbaga akaziha abandi akaba aribo bazitera, ntabwo bajyaga bamuha umwanya wo kwigaragaza. Avuga yuko ibyo ari ibintu byagiye bimubabaza cyane, akaba ari nabyo byaje gutuma yumva yabivamo. Yaje kugana umuproducer witwaga Jackson Dade kugira ngo amukorere indirimbo ye ya mbere, gusa iyo ndirimbo ntabwo yigeze irangira. Aho hari mu mwaka wa 2006. Ibyo nabyo byari bije bisa nk'ibimukoma mu nkokora, bituma acika intege mu muziki we, asa nk'uwuretseho gato. Ahangaha mu mwaka wa 2010 nibwo yaje gusubira muri studio, cyangwa yongeye kwikosantra abona imbaraga zo gusubira muri studio. Aha yakoze indirimbo yise Inkovu, ariko kubera amasomo asobanura yuko yabuze umwanya wo kuyikurikirana ngo ayamamaze imenyekane. Arongera 2011 nyuma y'umwaka umwe akora indirimbo yise Ngiye Kubivuga, na nyuma yaho ahita akora Tubivemo.
yakorewe na producer Fayzo. Muri izo ndirimbo zose wakita yuko arizo za mbere ziwe, nawe ariko abivuga, avuga yuko indirimbo Tubivemo ariyo yakoze isohotse yumva imeze nk'uko yayishakaga. Muri 2017 Bruce Melody yabaye umuhanzi wa mbere witabiriye ibitaramo bitegurwa na Fox Studio, yahuriyemo n'abandi bahanzi batandukanye bakomeye bo muri Afurika. Reka tugaruke ku bihembo yabashije kwegukana by'umuziki, aho turi busange muri 2014 yitabiriye amarushanwa ya Salax Award, aho yatwaye icy'umuririmbyi mwiza cyangwa umuhanzi mwiza wa R&B, uririmba injyana ya R&B aranacyegukana. Arongera muri 2017 indirimbo mu marushanwa y'indirimbo za hip hop, indirimbo ye Turaberanye yaratowe. Ahangaha nyuma y'umwaka umwe murabyibuka nibwo Primus Guma Guma Superstar, icyo twe dukunda kuvuga ko ari Guma Guma byonyine tutabivuze amagambo maremare, ahangaha Bruce Melody niwe wabaye umuhanzi wegukanye iryo rushanwa 2018. Navuga ko umwaka wa 2019 noneho wo wabaye wa wundi wamuritse kuri ya nyenyeri ikwirakwiza urumuri n'abatarubonaga bararubona, kubera yuko uyu mwaka yatwayemo ibihembo byinshi bitandukanye. Yatwayemo Salax Award ebyiri, atwara Kisama Award imwe, atwara Kisama Award imwe ku ndirimbo ya Samoya, atwara n'izindi Kisama Awards ebyiri nk'umuhanzi mwiza. Arongera kandi atwara igihembo gitangwa ku ndirimbo za hip hop, ku ndirimbo ifite amashusho meza yitwa Bloka. Aho ngaho mbibutsa ko ari uguhera mu mwaka wa 2019 kugeza muri 2020, ibyo bihembo mbabwiye nibwo yabitwaye. Uyu niwe muhanzi nyarwanda ukunda kwivugira yuko umuziki ari we wamucunguye, igihe ariyo last choice cyangwa ariyo mahitamo yonyine yari afite mu buzima kugira ngo ubashe guhinduka cyangwa se abashe gukora ikintu akunze kandi yiyumvamo. Avuga kandi yuko umuziki we akora nta formule ugira, nta na limit cyangwa se ngo ibintu ataririmbaho afite. We avuga yuko aririmba uko abyumva, akagira amahirwe n'abanyarwanda abiha bakabikunda. Uyu ni wa muhanzi udakunda gupfana ijambo, abivuga uko abyumva, akenshi n'abantu ugasanga babimukundiye. Akunda kubwirwa n'ibindi byamamare yuko burya afite n'indi mpano yo gusetsa. Nk'uko mubizi mu ma interviews cyangwa ibiganiro byinshi agenda akora, iyo mpano nayo irushaho kugaragara. Melody kandi benshi bamushimira yuko ari umuhanzi uzirikana, yibuka ineza yagiriwe n'abantu bamufashije kugira ngo abe ari aho ari ubu aka kanya. Tukaba tubibutsa kandi ko yagize uruhare rukomeye cyane ku mpano z'abahanzi bagiye batandukanye, hari n'abo yafashije gutera intambwe ngo bazamuke kuri ubu bakaba ari abantu b'abahanzi bakomeye cyane. Harimo nka Juno Kizigenza, muramuzi niwe wamuzamuye guhera kuri My Formula, Solid Love n'izindi. Kuri ubu akaba ari umuhanzi wigenga udafite ikigo kimugenzurira umutungo we cyangwa impano ye kireberera inyungu ze nk'umuhanzi, akaba byose abyikorera, ariko akaba abikesha Bruce Melody kuko ari we wamufashije. Undi muhanzi banazamukiye rimwe igihe kimwe bamwita Kenny Soul. Kenny Soul nawe muramuzi ku Gafaya, Umurego n'izindi zitandukanye, Ikinyafu ndetse n'izindi. Kuri ubu rero Bruce Melody akaba ari kumwe n'umushoramari bari gufatanya muri iyi minsi
uzwi ku mazina nka Coach Gael. Ubu ngubu akaba yarabonye imbaraga nyinshi kuruta uko yari ameze na mbere, aho yabashije gukora indirimbo ayikorana n'umunyamerika witwa Shaggy, bakora indirimbo yiswe When She's Around. Iyi ndirimbo yabashije kumufungurira amarembo inamugeza ahantu henshi hatandukanye, ku binyamakuru bikomeye ku migabane yose, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasha gukora ibitaramo ahantu henshi hatandukanye. Kuri ubu indirimbo ye iri hanze, akaba ari indirimbo nshyashya yashyize hanze yitwa Soweto, nk'uko twatangiye tubivuga. Ikaba yarakorewe muri Nigeria, ikorwa n'abanya-Nigeria. Ibintu byose birimo byakozwe ku rwego ruri international. Hano asobanura yuko yahisemo kuririmba ururimi rw'icyongereza kubera yuko abanyarwanda bo bamaze kumumenya, baramuzi kandi baranajijutse, babasha gusobanukirwa ururimi yaririmbye nubwo atari ikinyarwanda, ariko kandi ngo yabikoze kugira ngo abashe gukurura irindi soko naryo atari afite, kuko ngo akeneye yuko umuziki nawo wajya mu kirango cy'u Rwanda, mu mico iranga u Rwanda, kandi ashaka kubitangiza nawe muri iyo muvuma, agafungurira amarembo n'urundi rubyiruko n'abandi bari hasi ye cyangwa bari kumwe nawe. Igihugu ngiye ibyifuzo byanjye nuko mu minsi iri imbere umuziki waba bimwe mu birango by'igihugu, ku buryo umuntu niyumva umuziki ahita avuga ati abo ngaho n'ab'i Kigali twabamenye. Rero biri kuba, kandi turashimira leta ibidufashamo.